none ibibazo mfite nzabimarwa n'ikira ubuzima ni hatari kabisa ariko hari inshuti mfite nshobora kujya kwitabaza nkareba ko yamfasha ibi bibazo ndimo rwose kandi hebe ko nayihamase mfite amayinite ubundi ubu ngubu nguyu agomba kumfasha ibibazo byose ndimo rwose nta kuntu atabimfasha. Alo, mva se sha brother, umeze ute se mwana? Ni sawa sha turaburanye mwana sha waranyanze ariko sha nakundi nyine umva se mfite akabazo mwana ariko ndaje nkurebe ndebe ko akabazo mfite wakamfashamo. Uri mu rugo? Nizere ko watetse mwana, ngiye ntabwo njya ahantu badateka, ndaje rwose nze nkurebe uramenye rwose. Sawa ndaje mwana. Kandi rero senahara abanze nereke mu nakagofero kanjye naza kujya mu rugo rw'abantu nagaragaje n'urutaro barahayanye ngiye aho uko biri kose yambwiye ku rugi rw'umutuku kandi injira. Muvandimwe. Tumeze mwana. Ndacyarahona. Ntabwo utari kabisa. Iminsi myinshi rwose. Iminsi myinshi cyane. Komera muvandi. Nabone. Ufite mubanyo. Ndashobora. Mugafere. Kugendera n'amasaha. Sobizi se mwana ibibazo sinabikunda. Ntabwo waza kubatareba. Uti wasanga wongeye bya bintu byawe. None. Nayiteguye rwose ukambyakira. Burakana ugiye ukamwongeye none uraje. None zemeze bite? Amahoro. Icara ahangaha. Niyicarira ahangaha rwose tuvugane. Niko. Akareka twahuriye ku kibuga cy'indege za Kanombe. Uretse ariko noneho tubanze tuyiyumvire ngo ikumve tuganireho nubwo numva uzanye n'ibibazo. Ibibazo sebwa byoroshye mwana. Bibaye ibyibane biba amaraso. Nawe mbona barademba ndi kwiyora kwa yishira mu rugo ngiye. Ibyo rwose babikene. Aruraho ariko. Sedendo. Wumve rero abizi ko kuva na kera nakomeje nibira abana. Ariko noneho utambwira ko umwana akaba yagorega kuntega gusa se ho yareze mu kijigo umva iyo muri ndumvishije bavuga akantu banze w'ikigwagasi manze nafata kantu ndumve neza muvandimwe wanjye rero ibibazo mba mfite byo n'uruca abana ibyo mfite byo birakabije. Bivuze gute muri iyi minsi bampamagaye umukobwa wazansure akimara kunsuruza ibyambayeho aransuye aba yanze gutaha. Maze kwanga gutaha rero nyuma y'iminsi ibiri abarambye ati namuteye inda. Ubwo rero ibibazo nta mafaranga afite, ubuzima nawe urabibona ko bari danje ni uguhiga ariko ntabazi aranezibera rwose ugira ngo si ibintu byoroshye iyo usiba ahandi ukamugira inama undi izo nama nizo mbaca inzu yaba ari imodoka ushaka ndayizana, yaba ari singasinga, yaba ari amapeki ndayazana umusingizi. Noneho ugira ngo nisekere mwana niyo nsenyereye umuntu inzu itari iyanjye niyo nkodesha. None se nikodesha ku nkodesha irangamuntu yawe. Irangamuntu nta ndangamuntu afite ntayo
musenyeri inzu rero ibyo byoroshye sha wowe akira rwose kora umugabo mbamba ayosha ntabwo nyimuseho rwose ubwo rero noneho ubwo ngiriye inama ya kigabo ya nyayo kanjye nkwereke niyo kujya gushaka ipiki yihoreye igahamura yanjye ya kimashini niho bihinga cyo kuzaga shyira iminota yawe birangiye ubundi ibyo ni byo ndashaka rwose ubundi nzamusenyera inzu abure n'aha ubundi agakwiye aho ni sawa rwose gusa urabona ko ushoboye akabanze naremo kano kantu ubwo nzi ngenda ahubwo uri n'akandi ko ntabwo nakubwira inama uri n'akandi sinari ubu washyushye uko washyushye ukagura none nabyo ntibyakundira aho ibibazo ndimo ariko kubw'inama ungiriye iyo nimara kubinyuramo nzakagura nta kibazo rwose ntabwo wahura n'ibibazo maze yakaragara n'abamaze aho rero uri umuntu w'umugabo uragiye usubira n'abakanya agiye ariko iyo nama wigiriye ugikurikize inama wigiriye ugikurikize uretse gato bigenze gute se akantu nibutse ko nyir'ibyondo afite indangamuntu yanjye inshuti yanjye nanone ako kantu wicaye umutwe ni umutwe birakaze kanongere nicare nubwo akantu nari nkamaze ariko irangamuntu yanjye arayifite inama ntabwo zashyira muvandimwe ibyo mba nshaka ntabwo bari wowe niyo nshuti yanjye yakadakumva nagiye inama n'abasoko ngaho nanjye rero mbwira rero umva rero jya kuririmba akuririmba igikuba mbwire ko ateye umukobwa njye kubabwira ko ateye umukobwa inda ubabwiye ko ateye umukobwa inda njye kuri ribu mbabwire ko njyewe nateye umukobwa inda afite imyaka 12 rwose ndabyemera n'abamuteye niyo nama bafunze tuba tugiye kumuhima uraba ugiye kumuhima asigaye wenyine iyo umuntu gusigara wenyine uko bimeze aho kugira ngo ukoreye bamfunge inzu ayisigaremo kuko atari iyanjye nibamara kuyisigaramo kwezi nikigera bazamwirukana urumva inama atari kigabo haragusha iyo nama niyo inama niyo cyane ahubwo umva wubise akureba ubutakiye ibyo ndizo narayimuteye ntabwo nabasha gusenya inzu ntabasha kuyimwirukanamo kuko nta bushobozi mfite ariko ubu ngiye kuri ribu ngenda mu wundi muhima noneho tuzarebe ko azayisigaramo wenyine cyangwa azabona ko kantu noneho katagenda yanze kugenda ku neza niba gufunga uzagenda wicyuye bamwe inzu bazamugenda bazagufungura kandi bazanagufungura kugira ngo bakakugumisha bazagufungura uzahaguruke ku buzima none se kuri muranya wose gute urimo kunyereza kuri ribu ngende nirege bamfunze nzamara imyaka myinshi ntakibona namwe mwese narababuze akoze ko warebeye ubwo bumenyi nakugira inama y'undi ukagenda bakagufunga mukigerayo tumamagara ariko ntabwo dushirayo n'ikintu ibyo mubwira ndabizi nawe urabizi naho undi muntu yagisha inama mumamagara niba gufunga neza tugiye kugufunga ntateguye ibyo birori mpfa kuba ntari burare gusa kuko bahuye nawe noneho numara kumfunguza uzahita unankura inaha kuko sinakomeza kubana n'uriya mugore ntugire ikibazo sawa ahubwo wowe noneho bari bakumpereye nk'agakesi ka byeri barinywera undi niwe muntu mbazima wagira inama
nta kibazo rwose brother wowe ukomera we turaza kuwupfa kuba urinda isezerano nta kintu nta kibazo shaka yego rero nzi ko mugira inama nagenda bamufunga mutera gasabana bitazamukurikira nanjye ngo mugira inama ubundi abantu mu gihe nk'abari niko mbashaka kubikora urumva rangaje kugisha inama yanjye ngabonye umugira inama mufunguza se nafunguje bangahe nagende bamufunga yumve undi gutenda abana bakiri bato usanga gusa n'agapete kaye yaneguriye bamufunga umusenze gusa